mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Allen yararimo aganira na Dan ndetse Dan yaramaze kumubwira ko amukunda ikintu yamwitura kikanyura umutima we ari uko yamuha umutima wiwe cyangwa se ari uko yamwitura ko mukunda aho Allen azabyemera ntabwo ntabyazemera twasize n'ubundi Allen amwiyatse agiye reka inkuru n'ubundi tuyitangirire kuri Allen agira arya agasohoka ibitaro kagenda akicara ahantu muri ubona ko nta mahoro n'aya na make afite atangira kwibaza ibibazo byinshi uvuga ati ariko se mana noneho iri hurizo ushyizemo ni gatiki ese mana ibi noneho ndabyita iki n'ibyahirwa biraba bitarasobanuka none na Dan ese mana kuki uri kungerageza ese urashaka kureba niba ndi ikigwari ushaka kureba niba nzagira amahitamo mazima ubu noneho ndumva bincanze ndumva bindenze ntabwo nshaka kubitekerezaho nta nubwo nshaka kubishyira mu mutwe wanjye reka nizere ko wenda Dan yari arimo arakina nizere ko yari ari mu mikino ibi ntabwo nabasha kubihanduringa umbabarire undenze ibi bintu si koko Dan yaba nkunda byashoboka bite se yaba yarankundiye iki ntabwo ni njye wakabaye mukunda kubera ko yaramfashije yabaye aho undi wese atigeze aba ariko nanone mana ntabwo ndi kwesipekitinga urukundo hagati yanjye na Dan mana nifitiye ibibazo ndimo ndareba mama wanjye ndareba abavandimwe banjye ndumva neza ngiye gusara urukundo wapi ifitiye igikomeye natewe na Hirwa ese nawe yankora nk'ibyo Hirwa yankoze oya reka nizere ko nabura basi yari ari mu mikino atarakomeje tuve kuri Allen twigire kuri Latina abari kumwe na Evan ariko nyine ubona yarakaye yarubiye adashaka no kuvuga baba barimo batembera
ko nta n'uyu n'umwe uri kuvugisha undi. Evan agira ngo akamwitambika tumubaza ati na turakomeza kugenda gutya kugeza hehe? Ati none niba warambiwe se wakitaye. Evan ati come on, nahe kandi turi kumwe. Ati niba ubangamiwe wakigendera gute se ubundi turi kumwe ubundi. Evan ati ariko kugeza na n'ubu ntabwo nzi ikintu kiri kujya mbere. Warakaye? Nose kuki waje kundeba urakaye? Ninde ubundi wakurakaje? Ubundi ufite ikihe kibazo? Ufite imyitwarire idasanzwe. Buri kanya uri kwimyoza ubundi ugahigima. Reba ahantu hose tuvuye ndi kukuvugisha nturi kunsubiza. Icyo nkubajije cyose uri kuvuga yego, ukongera ngo okay. Habaye iki? Mbwira niba ari nanjye wakurakaje, saba imbabazi niba mfite ikosa. Ati no kuba utazi icyo wakoze nabyo byonyine nabyo ubwabyo ni ikibazo. Abana atari ko njye ntabwo nabimenye. Use kano kanya sinamenya ngo iki nagukoreye. Tuvugana kenshi, tuganira byinshi. Use ni iki nakoze? Nawe ntabwo duheruka. Urebe igihe cyari gishize njye nawe tutabona. None turahuye uri muri ndeba ukuntu uri kwitwara. Sinzi. Ati nahera akabwira Evan. Akabwira ati rega byose ni amakosa yanjye. Ntabwo nakurenganya. Byose ni amakosa yanjye kuba meze gutya. Byose ni amakosa yanjye kuba ndi kwiyumvamo uburibwe. Byose ni amakosa yanjye kuba numva ari njye ufite ikibazo ndemerewe. Tuza atari ko none uri kunshaka. Mbese uri kwiyumvamo uburibwe watewe nande? Ni amakosa yawe se wakoze? Ati byose ni amakosa yanjye. Ugomba gusubiza ibihe inyuma. Ntabwo nahitamo guhura nawe Evan. Evan ahera ko yikanga. Akavuga ati na wowe ugeze kuri point yo gutekereza ko utakifuje ko warahuye nanjye. Iki nakoze? Ahera ko yikubita akagenda. Evan ahera ko yongera akamwitambira. Kuvuga ati ntabwo wagenda utambwira. Ni iki nakoze? Ni irihe kosa mfite bituma neza utekereza ukavuga ngo wakifuje? Ntabwo se usubije ibihe inyuma ntabwo wakifuza guhura nawe. Ati itoze. Iyo ntaza guhura nawe ntabwo nakabaye ndi muri ibi bibazo. Iyo naza guhura nawe sinakabaye niyumva uko. Buriya Imana iba yitwereka ibintu bizatubaho. Igihe cyose Imana ikakwereka ko nuhura n'umuntu umeze nkanjye
hari igihe kizagera ukanyura mu buribwe n'agasonga ukanyura mu bintu nawe ubwawe utazi uburyo wasobanura. Honestly ntabwo wakwifuza ko uwo muntu muhura, niyo mwahura wamugendera kure. Ibaze iyo nza kumenya ko byari kugenda gutya, ndarahira ku Mana yo mu ijuru, Evan ntabwo nari guhitamo kukumenya. Tuzatera ati nawe babarira wivuga nabi, ibuka yuko watabaye ubuzima bwanjye. Ese ujya wibuka ko iyo bitaza kuba wowe umunsi bangonga uriya munsi nari kuhasiga ubuzima? Ese ujya wibuka ko iyo bitaza kuba wowe umunsi Maya yankubitaga akangira neza ngiki se? Ntabwo mfite uburyo nabisobanura kano kandi ati nawe watabaye ubuzima bwanjye, uri inshuti yanjye, ngo turi gutekereza gutya. Ati nahera karakara akavuga ati Evan njye ntabwo ndi inshuti yawe, unabyibagirwa, sindi inshuti yawe, sinzigera naba inshuti yawe. Kandi biramucana ati na basi mbwira nkora iki nicyo ushaka ngo sinango ukora iki? Uri kumbaza ngo ukora iki? Geraze ngo bigende gute? Evan njye ndaje hano nje kugusezera, ndagusezerana nta ndirimbo nari muzigira wongera kumbona mu maso yawe. Ikintu cyari kimpangayikishije ni iki? Mushiki wawe none ubu bwari muzima, ndabizi neza azakwitaho. Ikindi kintu nzi neza, mushiki wawe uragukunda cyane. Twe niyo twagukunda ntabwo twageza aha sister wawe. Ndabizi neza uzaba usigaye mu maboko meza, ariko aho kugira ngo nzasare, aho kugira ngo nziruke, reka byose birangira. Tuzatari ko kugezana n'ubu ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kuvuga. Yose uzasarishwa n'iki? Uzirukanswa n'iki? Iki kiri kukubaho? Kukubaza ikintu naba naragukoshereje kiri gutuma witwara gutya nkakibona. Ati nati icyo najya mubwire ni iki? Nuko nyine uhereye none jyewe nawe ntabwo tuzigera twongera kubonana. Ikindi wari urimo urambaza ngo turagenda kugeza he? Ndumva ahubwo noneho wagaruka inyuma ukajya mu byawe nanjye nkikomereza. Evan reka njye nawe ntituzongere kubonana, reka njye nawe ntituzongere kuvugana. Ati na ahera ko yigendera, Evan arahagarara akamwitegereza, muri we bikamucanga. Gase iki nakoze se naho Mana yanjye, naba naramurakaje se mu buryo ntazi? Hari ijambo navuze se rikamubabaza? Agira atya ngo akurikire Latina, agitera intambwe ngo amukurikire, akumva hari umuhamagara. Mu guhindukira ngo arebe umuhamagaye, asanga ari Jaya. Ahera akaza yiruka akamuhobera, akavuga ati se wari ugiye? Muri uko
kumuhobera amuhobera yishimye ubona afite akamwenyu mu maso ati na nawe arimo agenda arahindukira akareba inyuma akabona Evan arimo arahoberana n'umukobwa abona bari guseka bishimye azenga amarira mu maso ariko agakomeza akagenda agenda muri we yuje umubabaro n'agahinda ariko adafite ubusobanuro bwabyo tugaruke kuri Evan ndetse na Jaya yaravuga ati nose bebe uriya ninde mwari muri kumwe ubonaga muvugana nkaho muri gutongana ati ni umuntu nyine twari turi kuvugana ubyitaho yagiye ati okay yose how is your sister kandi yameze neza ati yameze neza nta kibazo ati narinze nyine ngo tujye kumureba siko mbona wananutse ntabwo uri kwiyitaho ati nakwiyitaho gute mukunzi ko ntari impangayikiye mushiki wanjye uretse n'ibyo byose urabizi ko nasenga wanjye yabaye impumyi ntabwo abasha kureba aho nawe nyumvira ibyo bibazo byose kandi ninjye biri ku mutwe urumva nakwiyitaho gute ntabwo nabibasha ati ndumva mfite akazi kenshi gusa nyine humura ntabwo uri wenyine kandi urabizi ko iteka mba ndi kumwe nawe ibintu byose ni sawa sibyo ati byose ni sawa babe bahera ko bafatana mu biganza bakigendera bagenda banaganira ari kubaza Evan atarikoze babe iyi minsi sinzi ukuntu uri kwitwara na rimwe nsigaye nguhamagara nkakubura ubundi wananyitaba nkumva nyine uri mu bintu utamenya numva sinzi ariko I understand you ndakuzi neza imyaka njye nawe tumaranye uzi uburyo uteyemo igihe kigera noneho nabona uri kunyitaho nkavuga none urukundo rugiye kugusaza igihe kikagera nkabona neza neza wantaye kuko ndabizi ko nkunda bana tubundi ni we wanjye ndabizi uko byaba bimeze kose wowe uranyumva iteka wa understanding njyewe niwe muntu nzi kurenza abandi bose kandi urukundo rwawe iteka runzanira amahoro
ntabwo njya nibona ndi mu rukundo n'undi mukobwa kubera ko niwe mukobwa wenyine ubasha kunyumva, niwe wenyine ubasha kunsobanukirwa. Baby reka ngire ikintu nkubwira, abandi iyo bandeba bansomamo ubwiyemezi, bakansomamo agasuzuguro, bakambonamo ubugome. Buriya inkoni nagiye ndya, uzi inkoni nakubiswe na Maya anziza uko ndeba, uzi inkoni nagiye nkubitwa na Maya anziza guceceka. Ariko nabura wenda wowe ubasha gusobanukirwa buri kimwe cyose kuri njye. Ati babe, kuva mu buto jye nawe turazira, rero ndakuzi neza. Umutuzo wawe iyo utuje mba nzi icyo bisobanuye, niyo ugerageje kuba sharp mba nzi icyo bisobanuye. Nyine abatakuzi neza nibo bagushidikanyaho, bariya bagushidikanyaho ntabwo bakuzi, so njye ndakuzi. That's enough. Vani ahera akamwenyura agahobera Jaya, agahobera Jaya akavuga ati babe, kuba unyumva byonyine birampagije, abandi ntibashaka bazarurere. Muri iyi si nsigaranye ibintu bitatu byonyine binezeza, ku buryo mpora nsenga nsaba Imana ibyo bintu nzabihorane sinzigere mbibura. Jaya, uwo ntazi uburyo nasobanura, uri umutuzo wanjye, uri amahoro yanjye. Iteka iyo mugezeho uburibwe n'agahinda nari mfite mu mutima simenya aho bigiye. Iyo ndi iruhande ndasusuruka nkanezerwa, gusuherwa ndetse n'agahinda byose bikampunga. Wankunze ntawe ndiwe, nkunda ntacyo mfite, wampaye urukundo ntigeze mbona kuri data, wankunze urukundo nanjye ubwanjye ntatekerezaga. Ese wampaye icyo amafaranga atabasha kugura? Ese gute nakwitesha amahirwe yo kuba ndi iruhande rwawe? Sometimes iyo nicaye atekereza yuko ngufite kandi umva ndi umunyamugisha. Rimwe na rimwe njya nshaka icyo nzakwitura ariko nkakibura. Ese niki naguhereza cyahwana n'ibyo wankoreye? Ese niki nakwitura ntabura? cyakuzanira ibyishimo n'umunezero nk'ibyo wampaye mu buzima. Ubwo abandi bose bari bantaye, ubwo abandi bose bari bansize, abandi bose bampunze, wowe wagize utya uza unsanga. Ubwo ntari mfite icyerekezo, wabanye nanjye umfasha gushaka icyerekezo n'inzira. So biranezeza rero iyo mbona unyumva. Jaya ahera akabwira Ituze akavuga ati babe, niyemeje kandi nisezeranyije ko
nzaba mpari ku bwawe iteka ryose kugeza igihe nanjye ubwanjye ntazi. Nshaka ko ubuzima bwanjye bwose nzabumara ndi iruhande rwawe. Niyo mpamvu ntajya ngusiga, sinjya nanabitekereza no mu nzozi, yewe sinjya nanabirota. Evan ati Imana izabindinde, sinzigere nkubona ujya kure yanjye, sinzigere nkubona n'umunsi n'umwe. Uru rukundo rw'ubuzima. Tuve kuri Jaya ndetse na Evan. Twigire kwa muganga kuri Tania abarimo aganira na Rihana. Rihana barimo amubaza avuga ati Tania mbabarira umbwize ukuri, reba abantu bose bakugaragiye, basi njyewe nyirengagiza. Tekereza kuri musaza wawe Evan, tekereje kuri ba uncle bawe, nyine tekereza ku bantu twese tukugaragiye tugukunda. None wowe utekereze ku nshuti yawe cyane Latina, nurangiza umubwire basi we ntabwo uri kwigaya ku cyemezo cy'ubugwari wari ufashe. Kandi yariyumvira akabwira Rihana, akamubwira ati Rihana wowe nta kintu uzi, nta nubwo wanabyumva. Uburibwe nibwo bwa mbere butera umuntu gufata imyanzuro nawe ubwo atatekerezaga ko yafata. Ikintu nakubwira ni uko depression iri real. Burya depression ibaho. Rihana, ese n'ubu nkubwire ko ndi kwicuza ko ndiho? Nkubwire ko mba numva nabwira musaza wanjye nkavuga ati kuki wanzanye hano kwa muganga bakankiza, kuki wanzanye hano bakantabara? Mba numva ntewe ipfunwe n'ibikorwa bya data na mama. Ibaze ko kuva nakanguka numva ndashaka kurebana nayo ituze, mba numva mfite isoni, mba numva mfite ipfunwe. Uzi ko kuva namenya ko njye na Evan tutavukana duhuje data gusa, mpora mfite isoni zo kumureba mu maso. Iteka iyo mureba mera ko mbona ubugome bwa mama, nkamubunura mu maso yiwe, nkahabonamo agahinda n'umubabaro yatewe na mama umbyara. Ngaho mbwira ukuntu nakira ibyo bintu, mbwira ukuntu nabirokoka. Rihana ati ariko ntabwo ari wowe wakosheje, ntabwo rero ugomba kuba ari wowe wishyura ibikorwa bya papa wawe na mama wawe. Si kuki ukomeza kwishinja amakosa? Kuki uba wumva nyine neza neza ari wowe wakosheje? Amakosa ntaya ari na Maya, ntabwo amakosa ari ayawe. Tania ati Rihana, nuko atari wowe biriho, ahari nuko atari ababyeyi bawe. Mba numva neza neza nanjye mfite icyasha, ariko uzi kwitwa umwana w'umugome. Ibaza ariko ibikorwa bya Maya, urebe ubugome bwose yagiriye Evan. Ese uba wumva ibi bintu nzabikira? Mba numva nashaka kurebana na Evan. Rihana ati none se yaba ariyo mpamvu iteka iyo aje hano kukureba bamubwira yuko usinziriye? Kandi ati byihore, ntabwo mba nsinziriye, mba ndi maso, mba mwumva, ariko mba numva mfite ipfunwe ryo kurebana nawe mu maso. Mba numva neza neza
ndafite imbaraga ziriya musaza wanjye mu maso. Yohana ati none ubwiherezo ni irihe? Satani ati nanjye ntabwo mbizi, ariko Imana imbabaringiriye neza nuko nta hantu nazigera nongera guhurira na Evan. Yohana ati binakomeye, umusaza wawe ntabwo ushaka kugira gutya ngo uzongere mugire ahantu muhurira? Urumva udashaka kuzongera kumubona mu maso yawe? Satani ati cyane. Yohana ati none kubera iki? Kuki wumva utagishaka kongera kubona umusaza wawe? Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Satani yarasubiza iki? Ese ubundi ko karakomeje arumva adashaka kuzongera kubona Evan mu maso ye? Byose se ni ukubera iki? Inkuru yitwa warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete. Ngo ninjye yanzika kandi ni nanjye wibageza.